Ngwaye ikaze na nshuti mvanywe Mpeta TV, ndagushimiye cyane udahema kubana natwe by'umwihariko wakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Ariko nawe ni muri mushya kuri iyi channel, ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Uko twabyemeje kubagezaho inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi, urukundo ibyegeranye umunsi twaguteguriye inkuru ikomeje gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga. Aho ibyamamare bibiri, umwe wamamaye nka Shady Boo ufite abarenga miliyoni mukurikira kuri Instagram, hamwe n'umunyamakuru uzwi ndetse akaba n'umuhanzi ku izina rya Austin. Aba bombi bakavuga ko batameranye neza mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024. Ese aba bombi barapfa iki? Turahamwe kandi inkuru ikomeje gutangaza benshi, aho umuhanzi yatawe muri yombi azira kugaragara imbere y'abari bitabiriye igitaramo nta kindi yambaye uretse isogisi ku gitsina cye. Ibitangazamakuru byatangaje ko uyu muraperi yakatiwe iminsi 15 yongera ku minsi 10, kandi ko yahawe urupapuro rumuhamagarira kwitaba ku biro by'ubuyobozi. Byinshi kuri izi nkuru mu buryo burambuye, ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi ngwaye ikaze nanone twaguteguriye inkuru uyu munsi ifite umutwe ugira uti umuriro watse hagati ya Shady Boo na Austin. Inkuru turayikesha urubuga rw'igihe.com, ikaba yaranditswe n'umunyamakuru Nsengiyumva Emi, ikaba yanditse kuri iyi tariki ya 12 Mutarama mwaka wa 2024. Umuriro watse ku mbuga nkoranyambaga hagati ya Shady Boo na Austin, bapfa inzu baherutse guhuriramo bashaka kuyikodesha. Ibi bijya guturika mu minsi ishize. Shady Boo yifashishije ikiganiro cya Space yakore kuri Twitter, akaba yarahishiwe ko Austin aherutse kumubabaza bikomeye ubwo yamwimishaga inzu yifuzaga gukodesha. Aho uyu mugore yagize ati, nk'ubu nibuka uburyo namuhobeyemo nk'umuntu tuziranye, twari tumaze igihe tutabonana. Ntabwo nari nzi ko yanyima inzu, nyamara ari we nari nzi ko yakabaye amfasha kuyibona. Ubwo se niba atari urwango ni igiki atanyeretse? Ntabwo byari ngombwa ko anyereka urwango rukabije. Mpora nibaza ikintu namukoreye ku buryo yanyimya ahantu byibura n'abana banjye baryama. Shady Boo ahamya ko atazi ikintu cyateye Austin kumwimisha inzu, nyamara nyirayo we yarashakaga amafaranga kugira ngo ayitange. Abajijwe impamvu Austin yaba yarashingiyeho amwimisha inzu, Shady Boo yagize ati, yabwiye nyir'inzu ko ndinda idashobotse yagihora iteza akavuyo ku buryo hajya hahora na polisi, yongera ko atizeye ko najya mbasha kuyishyura. Austin yabwiye igitsina.com dukesha iyi nkuru ko mu minsi ishize yagiye gukodesha inzu, arayishima ndetse yiyemeza kuyishyura. Icyakora nyuma aza guhindura ibitekerezo ntiyaba akiyigiyemo. Uyu muhanzi yaje kwigira inama yo kujya kureba nyir'inzu kugira ngo bumvikane uko yamusubiza amafaranga bakayashakira undi mukiriya. Ubwo Austin yageraga kuri inzu yahuriye n'abakomisiyoneri bari bajyanye Shady Boo kuyirambagiza. Austin ahamya ko yagerageje kwereka Shady Boo iyo nzu, icyakora uyu mugore ntayishime, buri wese agataha ukwe. Uyu muhanzi yavuze ko nyuma y'umwanya muto nyir'inzu yaje kumuhamagara amubwira ko inzu yabonye uyifata, bityo ko yaza agatwara amafaranga ye. Austin yavuze ko yatunguwe bikomeye no kubona Shady Boo amushinja kumwimisha inzu no kumutuka amuharabika, nyamara azi neza ko ari we wamushishikarije gufata iyo nzu ahubwo wakayanga. Austin yavuze ko atazi icyatumye Shady Boo amwijundika, kuko iyo nzu yabateranyije ari nayo uwo mugore atuyemo. Ku rundi ruhande Austin yavuze ko yiteguye kugana inkiko bagakizwa n'ubutabera ku bw'iki kibazo. Nkuko twatangiye tubikubwira kandi tugufitiye inkuru ifite umutwe ugira uti umuraperi yafunzwe azira kwambika igitsina cy'isogisi mu ruhame akereka abafana. Umuhanzi w'Uburusiya yafunzwe azira kugaragara imbere y'abari bitabiriye igitaramo nta kindi yambaye uretse isogisi ku gitsina cye. Ibirori byari byabereye i Moscow. Umuraperi witwa Maxim Tesiri yafashishwa amashusho arimo yambika igitsina cy'isogisi yereka abafana. Ibinyamakuru byanditse ko yarimo yamamaza ubutinganyi. Ibitangazamakuru byo mu Burusiya byatangaje ko uyu muraperi yakatiwe iminsi 15 y'iminsi yongeraho ku yindi minsi 10, kandi ko yahawe urupapuro rumuhamagarira kwitaba ku biro bya gisirikare. Mu gihe igihugu cy'Uburusiya kiri mu ntambara ikomeye na Ukraine, uyu muhanzi
yagaragaje ubwambure bwe birakaza ubuyobozi niko gutegeka ko bamuta muri yombi ariko arakwepa aburirwa irengero. Mu kwezi gushize undi muhanzi wo muri iki gihugu Nikolai Vaslevi, umuraperi uzwi ku izina rya Vaciyo, yafunzwe iminsi 15 kandi acibwa amande y'amafaranga 200,000 cyangwa se amadolari 2,182 kubera kugaragaza igitsina cye yacyambitse isogisi. Ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe ngayo nguko bombori iri hagati ya Shady Boo na Austin. Uko twabikubwiye inkuru turayikesha urubuga rw'igihe.com. Abenshi bakomeze kwibaza ese koko ibi byamamare byaba bitiki uyu mwaka ukiri mu bisi, ahubwo bakwiye kwishyira hamwe bagafatanya dore ko bose bafite abakunzi kandi ari abasitari nyarwanda. Ibintu by'urwango no gutukana cyangwa se kubwirana nabi ntibyari bikwiye mu byamamare, dore ko abenshi baba bari role models ku benshi, cyane cyane urubyiruko bifuza kugera ikirenge mu cyabo. Nawe inkuru kandi twakugejejeho y'uyu muraperi wagaragaye yambika igitsina cy'isogisi nayo turayikesha urubuga rwa byose.com. Ushatse kumenya byinshi kuri izo nkuru zombi wasura urubuga rw'igihe.com ndetse ugasura n'urubuga rwa byose.com ukabasha kumenya byimbitse kuri izi nkuru zombi mu buryo burambuye. Niba wari mushya kuri channel ariko ugenda utakoze subscribe ngo tujye tubasha kwibana mu biganiro byacu byose. Imana ibarinde naho ubutaha.